Konye kuguha ikaze muri aka kanya byinshi tugiye kuganira gatanu kuri gatanu tugufite operation idasanzwe mu kipe Sport. Muzi imodoka y'ikipe Sport mwese murayizi nk'abariyo, by'umwihariko abariyo iyo ikipe Sport yatambukaga mu modoka yabo bakomaga amashi bari hejuru cyane ndetse bikanastimulatinga mu cyeba, by'umwihariko ikipe Sport yari iri hejuru ifite imodoka yayo mu birango byayo ndetse n'akantu keza muri rusange kuri ekipe. Uyu munsi nari mbuze kuvuga kuri Transcript ziri kuva mu kipe Sport kuko ari nyinshi cyane, ariko nanone ngiye kugaruka ku makuru mutamenye. Muri aka kanya hari inkuru nziza cyane, ikipe Sport igiye kugarura imodoka yayo. Ni mu gihe abariyo bagaragaye mu bitangazamakuru bitandukanye basaba Perezida wa Repubulika Paul Kagame ko yabaha imodoka. By'umwihariko uraza kumenya byinshi nagutegure muri aka kanya. Ni Gikundiro info kugeza amakuru yizewe kandi azira ibihuha umunsi ku munsi. Reka twanzike ingingo imwe ku yindi. Ese byagenze ute iby'imodoka ya Sport? Ese no kubera iki kipe Sport ubu igiye kugarura iyi modoka yayo? By'umwihariko uraza kumenya byinshi kuri iyi modoka y'Igikundiro. Rushyigikira ukanda subscribe kuri buto itukura kandi no kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu updates zitandukanye ku makuru y'imikino bagezweho mu kipe y'Igikundiro Rayon Sport. Nibyo byumvishe neza, ikipe Sport ifite imodoka nziza cyane iri mu birango byayo, handitseho ikipe Sport y'ubururu n'umweru, ndetse iyi ekipe yaje kuyigura amafaranga menshi cyane, ariko by'umwihariko nuko yanyuze mu bibazo bitandukanye by'ekipe birasaba kumanza twabicoca gatanu kuri gatanu kugira ngo umenye uko byagenze. Rero muri yo ikipe Sport yaguze imodoka ikimara iminsi 30 mu muhanda yahise ipfa, ihita ijyanwa gukoreshwa. Imodoka ya Rayon Sport ubwo yari iri mu ntara y'Amajyepfo hariya i Nyanza, niho akenshi babaga bajya kuyibika. By'umwihariko iyi modoka yari itwara abantu 52. Nyuma y'iminsi 30 byaratunguranye ipfuye. Aha hari ku tariki ya 29 Werurwe 2019. Wibuke neza ko ikipe Sport mu bihumbi 2018 ari ekipe yari ivuye mu matsinda ya CAF Confederation Cup igeze muri kimwe cya kabiri, ndetse yari iyobowe na Paul Muvunyi ubwo yafatwaga na Munyakazi Sadate. Uyu Munyakazi Sadate yashinje ubuyobozi bwari buriho ko batumvikana neza, by'umwihariko ndetse amikoro agenda abura, binatuma ikipe Sport igenda imanuka gahoro birangira ikipe Sport bivuga ko ishobora no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ariko nibwo ubuyobozi bwahise butabara, hari ubwo ibyo narutse kubera ko bidafite akamaro, ubwo RGB ibyinjiramo, abayobozi bagira icyo baganiraho, birangira ubuyobozi babuhaye uwarezo Jean Fidel. Ariko ikipe Sport iyo modoka yayo yari ikiri iya Rayon. Havuzwemo ibibazo bitandukanye ko iyi modoka ifite abandi bantu bayifatiriye, ndetse binatuma ikipe Sport iyitakaza muri ubwo buryo. Bivuga ko hari umuntu wayifatiriye kubera ibyo yari ayirimo. Ni mu gihe byanavugwaga ko bamwe mu bayobozi b'ikipe Sport bashakaga ibintu bimeze nk'ubucuruzi mu kipe Sport mu buryo bw'ibanga, aho babaga amafaranga yose bayihaga byari bimeze nk'aho bayigurije. Akaba ariyo mpamvu ikipe Sport byanageze kuri urwo rwego, hazamo ibintu ngo by'irondabwoko n'ibindi byinshi bitandukanye byagiye bivugwa. Iyi modoka nucyo yagiye, abariyo baratungurwa, ndetse hanavugwamo amakuru menshi cyane ko hari umuherwe ushobora kuzatanga indi modoka mu kipe Sport. Biragenda birarangira, gusa byari ibihuha bya Taifa yahoraga akwirakwiza, by'umwihariko muri muzi ko akunze gukoresha ijambo ngabafite ubwino n'ibindi bitandukanye, yabaga ari kugira ngo akurure abariyo kuri Radio 10. Iyi ekipe Sport byaragiye, imodoka
birangira ibuze utyo, kandi mbere ikifite byari byiza cyane pe. Niyo mpamvu abariyo bagaragaye basaba Perezida wa Repubulika imodoka ko bayibaha. Abariyo rero ni abajya biburira, ubwo baracyategereje igisubizo ku rundi ruhande ko Perezida wa Repubulika w'u Rwanda yabibuka nibura umwaka w'ibihumbi 2024 bakaba bafite imodoka nabo nk'abandi bose, dore ko ibibazo bitarimo kugenda bishyira mu ikipe Sport. Ikipe Sport yakomeje kugenda yiyubaka, ubu biri kuvuga ko imodoka tayari ishobora kuboneka. Ni mu gihe umwe mu bakire yahabwa intebe agasinya amasezerano mu ikipe Sport ndetse agashoramo imigabane. Niba byakunda, ni amakuru dukuye ku kinyamakuru gikomeye kandi yizewe cyane ko ikipe Sport ishobora kuba igiye kwiyungura undi muherwe. Umuherwe wari uri mu ikipe Sport ni umuherwe wa Sikoro, ariko nanone yuko ashobora kuba indi contribution y'umuherwe ushobora kuza amenyera ikipe Sport ibindi bintu byinshi kandi bikomeye, by'umwihariko ikipe ikakomeza ari y'abariyo y'abafana nk'ibisanzwe nk'uko mubizi, ariko nanone ikaba ari ekipe ijyanye na mikoro. Ikibazo cya mikoro kikagenda kirangira nk'uko Uwayezu Jean Fidele yagiye abikora, by'umwihariko mu buyobozi bwe ntabwo nibura hagaragayemo ibintu bimeze nk'ibyo byagiye bikura cyane. Ubu usa nkaho ikipe Sport ifite target y'umurongo muzima ndetse n'abayobozi bazima, by'umwihariko nk'uko bikomeje kugaragara. Ubu ikipe Sport irimo kwitegura umwaka mushya w'imikino, dore ko iyindi mikino yagiye isa nkaho ipfira ubusa, dore ko byanagaragaye ko mu kibazo cy'imisifurire byari bigaragaza ko Ferwafa ishobora kuba ibirimo, kuko abariyo ntabiyumvisha impamvu umusifuzi wakinnye mu ikipe APRFC asifura umukino wayo yarangiza agasifurira ikipe Sport akayiba. Ibintu binagaragara, urumva ko hari ibintu bikomeje kugorana cyane. Uyu mwaka nutangira nta kosa bakwemererwa gukora ngo abafana bapfushe, kuko byagorana cyane. Mohamed Wade ashobora kudakomezanya n'ikipe Sport. Biri kuvuga ko abatoza bari kugenda bavugana nabo bari kwanga kumwungiriza by'umwihariko.